Shalom shalom, tubahaye ikaze nanone mu kiganiro ijambo ryo guhamya. Imana ishimwe ko mwabibashije kumva iki kiganiro no kugikurikirana. Ndi kumwe na Madame Umutesi Victoire Anabel na Sangwa Serge. Tubahaye ikaze, reka dushime Imana dutangira ikiganiro. Imana turagushimira, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe, tugushimiye imigambi yawe myiza, tugushimiye kubwo kugira neza kwawe, kuburiwe, kubwo ubuhangange bwawe n'imirimo yawe. Tuguhaye ikaze muri kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo, bw'imbaraga zawe, imbaraga z'umwuka wera ziganze hano hantu, twumve kugirirwa neza nawe, kandi nureba kino kiganiro wese aganizwe nawe kandi yunguke. Tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turabakiriye nanone, uyu munsi turaganira ku ijambo ryitwa guhambara kw'Imana. Imana ikomeye, Imana ihambaye. Ikinyarwanda ntikibonera amagambo neza, ariko twakavuze Imana iri hejuru y'ibindi byose. Imana itagengwa, Imana igenga byose. Tubahaye ikaze. Imana igenga byose, itagengwa. Imana ikomeye. iri jambo rirakomeye ariko ni ryiza. Hari igihe dutekereza Imana tukayitekereza mu mitekerereze mito yacu n'ubwenge bwacu aho bubasha kugera tukagira ngo nihigera, ariko iyo turebye ibiriho byose, iyo turebye ibyo yaremye, tubona guhambara kwayo. Siyansi igerageza kugira ibyo isobanura, ariko ntago yari yagera ku gisobanuro cyose cyuzuye. Ugerageje kwibaza mu bumenyi buke bwacu, nubwo tutaba abasiyantifike bahamba, ariko agerageza kwibaza isi niba ari umubumbe uteretse mu kirere kutagongana n'indi mibumbe, imvura ikagwa mu gihe cyayo, izuba rikava mu gihe cyayo, izuba rigahererekanya nijoro, amanywa agahererekanya nijoro, ugasanga hari ukuntu ubona ko uko ibi bintu bimeze, urubuto rumwe rukerera amezi 3, urundi rukerera imyaka 5, bitewe ugasanga hari ukuntu ibintu byipanze cyangwa bikoze, ukabona guhambara kw'Imana. Iyo turebesheje n'amaso, tutaranajya no mu ijambo ry'Imana, turebesheje amaso ibiriho, amazi, imbibi zayo, ikirere, ibimera, abantu, ukuntu dutandukanye, duteye mu buryo butandukanye, tumeze mu buryo butandukanye, ugatekereza n'ukuntu Imana, njya nkunda gutekereza nk'iyo ndi kugenda ahantu hari abantu benshi, nkatekereza ngo buri wese afite gahunda ye. Ugiye Nyabugogo, ugiye mu mujyi, ugiye hehe, ugiye guhaha, ugiye kugurisha, ugiye gucuruza, ugiye kubaza, ugiye kubaka, utuntu twinshi dutandukanye, buri wese ugatekereza, ukareba ukuntu bose banyuranyuranamo, buri wese afite gahunda ye, ugatekereza ukuntu hari Imana ikontora byose, izi byose, yaremye abo bantu, buri wese yayibwiye iramwumva, nta confusion ngo umuntu uvuze ni Vicky cyangwa ni Serge. Ntahita mbona ukuntu Imana ihambaye. Irahambaye kubasha gukorodona ibintu byose. Hari ijambo riri mu gutegeka kwa kabiri, igice cya 10, umurongo wa 17, tunafashe uwo murongo gusa, harimo byinshi ariko dufashe uwo murongo gusa wandyoheye. Haravuga ngo kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yacu, ari Imana nyamana, ni umwami w'abami, ni Imana ikomeye y'inyembaraga nyinshi, iteye ubwoba, ntiyita cyangwa se itita ku cyubahiro cy'umuntu, idahongerwa. Ni Imana nyamana, ni Imana iteye ubwoba, ni Imana nini, ntaho ihuriye n'abantu badutera ubwoba mu isi cyangwa se bakomeye mu isi. Ni Imana ikomeye, ni Imana ihambaye, ni Imana iri hejuru y'ibyitwa ibikomeye byose, ngo iri hejuru y'imbaraga zose, iri hejuru y'ubutwari, iri hejuru y'ubwami, iri hejuru y'abakomeye, iri hejuru y'aboroheje, iri hejuru ya byose. Irahambaye n'inyembaraga, nta kiyisoba, nta kinanira, nta kishobora ushobora kuyizina imbere ngo ibyo nuko numva ari ubwa mbere byumvise ngo turabigenza dute, mwihagarara mwitangira ikareba mu iherezo, igena byose mu kiganza cyayo, ngo ubuzima bw'ibiriho byose buri mu kiganza cyayo. Nta nubwo ntago ari n'ibiganza kimwe cyonyine, ngo kandi isi yose iteretse ku birenge byayo yonyine, iri munsi y'ibirenge. Irahambaye kureba, kundeba mu isi yanjye, njye numva ari nini, mu isi yanjye y'ibibazo, mu isi yanjye y'ibisubizo, mu isi yanjye y'umuryango, mu isi yanjye y'ibyo mbamo y'akazi, mu isi yanjye numva ari nini cyane. Ariko uyireba nk'uko ureba agashishi kava kuri uru ruhande rumwe kakagera kuri kaba kabona kakoze urugendo runini, ibintu byacitse
ariko njye ndebera hano mba ndeba ahangaha kahereye na hariya kari busoreze kandi nkaba ngena ubuzima bwako muri njyewe nshobora kurangiriza ubuzima bwako hano hagati n'urutoki rumwe rwonyine cyangwa nkaburangiriza hariya njye ntekereza mu ishusho ntoya mbasha gushyitsa mu mutwe wanjye nkabona ko ari uko Imana ihambaye ubuzima bwanjye uko numva ari bunini kose n'imyaka yumva yose inyuzemo niyo nzamara n'ibyabaye mbere n'iby'abami n'ibyo ku ngoma byose yibireba nk'uko ushobora kureba ubuzima bw'urushishi rutambuka hano rukagera hariya kandi ufite ubuzima bwarwo mu kiganza cyawe niko njya numva guhambara kw'Imana no gukomera kwayo kurenza ibitekerezo. Imana irahambaye iri hejuru byose. Ishingiye kuri iryo jambo noneho bisa nkaho buri kintu cyose kiri munsi y'Imana. Uzi yuko ari igihe dutinya kugira ibyo twereka Imana kuko tuvuga ngo Imana ntayihuriye nabyo. Imodoka yawe yagira ikibazo ihora ipfa kuyifite kavuga ngo ibyo ni ibibazo by'abakanishi nta kimana yabikora. Noneho inzu yava bavuga ngo n'ubundi ni umwenge ikiwukiza nta kindi Imana yabikoraho. Ariko ibigize biriya ari abakanishi babikora ari icyo biriya bikoresho byakorewemo byakuwemo make zavuyemo biriya bintu byose biri munsi y'ikiganza cy'Imana. Ishobora kubitegeka bigahinduka bikagenda gutya. Niyo mpamvu nibutse rwa rugero kuko Imana yacu ikomeye kandi iri hejuru ya byose ni ukuvuga ngo ifite ubutware kuri byose ngo kandi birayumvira. Hari n'indi jambo rivuga ngo ibumbura ikiganza cyayo igahaza ibyaremwe byose. Ikiganza kimwe gihaza ibyaremwe byose. Ese niba ikiganza cy'Imana gihaza ibyaremwe byose yananirwa kuguhaza? Noneho ibuka ukuntu Yesu iyo turebye n'ubuzima bwa Yesu tubonamo guhambara kw'Imana nubwo yari yambaye umubiri. Yesu yagendaga hejuru y'amazi uvuga ngo amazi aramwumvira. N'igihe imiraba yateraga bari mu bwato yarabyutse avuga ati ariko mufite ikihe kibazo? Ayabwira rimwe aramwumvira. Nshingiye kuri rya jambo ruvuze ngo byose biramwumvira kuko byose yabiremye byose biramwumvira. N'ubuzima bwawe n'ibikugoye n'ibigoye umuntu n'ibigoye buri wese birayumvira. Iyo hari umuntu umwe w'inshuti yacu uramuzi ngo yageze mu gihe cy'ubukwe akareba akabona reka da ibintu byose arashaka bikanga. Ageze asenga isengesho n'ubu njya nditekereza reka nkumva ari nkozemo akazi. Aravuga ngo umva rero mwa bintu byose ngo amafaranga ndi kuyashaka kanga abantu ndi kubahamagara bakambwira ko batazaboneka. Arasenga aravuga ngo Mana ngo nzi ko iyo bihamagaye birumvira ngo njye ndi kubihamagara ntibyumve ngo ariko uwo bihamagare birakumvira ngo kuko wabiremye kandi koko byaje kugenda neza. Dukwiriye kwizera Imana iri hejuru ya byose kuko byose bikomoka muri yo. Natwe dufite ubuhamya urabuze. Hari igihe twari dufite ikibazo cy'imodoka yakundaga gupfa. Imodoka twari dufite tukabona buri gihe irapfa mu buryo budasobanutse kandi wenda nta n'ubushobozi ako kanya buhari. Rimwe biza kutuzamo ndibuka ko nagusize muri saro ndasohoka ndambika ikiganza kuri kapo yayo mbwira Imana Mana utegeka ibiyigize byose biri mu butaka kandi ubutaka urabutegeka ntiyongere gupfa. Twagendeye igihe kinini cyane kuva icyo gihe n'uyu munsi ntikigira ibibazo nka biriya. Ni ibintu bigoye. Impamvu tuvuge iki kiganiro ni uko tugenda tujya mu buzima usa nkaho bushyira Imana ku ruhande nkaho itazi ubuzima tunyuramo cyangwa se idafite icyo yabikoraho. Yego mu isi hari ugukomera. Umuntu ukomeye wese ntagira ibyo ntawe ukomera kuri byose. Ashobora gukomera mu mategeko y'ibyo yahindura mu gihugu cyangwa se mu isi ariko ntiyategeka igifu cye. Hari ubwo kirwara kikamuyobora. Iyo tugendera rero ku gukomera no kuba hejuru y'ibintu nk'abantu twe turabizi neza ko hari ibice tudakontorora. Dutekereza ko n'Imana ariko iteye ariko ibi dukangurire kwizera Imana no kwibwira buri kimwe cyose. Ntibivuze ngo uko byangendekeye bizakugendekera. Ishobora guhitamo guca ku muhanga wabikoze ariko na nyuma y'uwo muhanga hari Imana. Siko hari umuntu ushobora kwizera ubuganga n'iterambere bugezeho akabona Imana ntiyabishobora ubuganga buyabishobora. Ibi ntibikuraho ubuganga kuko ubwenge bwo kuvura umuntu buturuka ku Mana. Ntabwo ubwenge buvura umuntu bwaturuka ku kindi buturuka ku yaremye umuntu uzi uko umuntu ateye. Ariko na nyuma y'ubwo bwenge hari Imana. Mu bucuruzi Imana irahari irebera hose iri hejuru ya byose. Ifite uburyo twige kongera kwizera Imana kuko yiri hejuru ya byose iri munsi y'amategeko
irema amategeko, igena amategeko. Ikitubangamiye cyose twibuke ko Imana iri hejuru yabyo, kandi tuvuge ngo yakoze biriya, yanakora ibi ngibi. Kabone nubwo tutaba twabonye ibyo yakoze, ariko n'Imana iri hejuru. Muri Zaburi hari ijambo twaze tuganira kuri Zaburi, umurongo waho wa 5, ni igice cy'147, ngo umwami wacu arakomeye. Aha bavugaga Imana, ni umunyembaraga nyinshi, ubwenge bwe ntibugera akagero. Arakomeye, ni umunyembaraga nyinshi, ubwenge bwe ntibugera akagero. Imisengere yacu, kwizera kwacu, kwiringira Imana kwacu, buryo urebye neza gushingira kuko tuyizi, uko twayibonye, uko dutekereza ko yamera. Ariko dusomye ijambo ritubwira ko n'inyembaraga, n'Imana ikomeye, kandi ubwenge bwayo ntibugira akagero. Ikintu kitagira akagero ubwo ntigipimwe, kuko nta mbibi kigira. Ifite ubwenge bwiyongera ku bwenge n'ubwenge n'ubwenge, ariko banavuze n'imbaraga, kuko ushobora kugira ubwenge ukabura imbaraga. N'inyembaraga, ni nyir'ubwenge, ngo kandi irakomeye. Rero ngira ngo byadukangurira no gusenga, ugasengera amarangamutima yawe, ukabwira Imana icyo utekereza cyose, ukayireka ikakuyobora, ukanayizera, nta kinanira Imana. Nibutse umugani w'ikinyarwanda ngo uhagarariwe n'ingoro avoma. Ni ukuvuga ngo niba uzi ko ufite Imana nini gutyo, itegeka byose, igenga byose, iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Umwanditsi we yaravuze, aravuga ngo bamwe biringira amagare, ngo abandi biringira amafarashi, ngo ariko njyewe ngo nziringira Uwiteka Imana. Ahandi nanone ijambo ry'Imana rikatubwira ngo nta rindi shyanga rihiriwe cyangwa rikomeye ngo nk'ishyanga rifite Uwiteka aho Imana yaryo. Niba uzi ko ufite Imana ikomeye gutyo, iri mu ruhande rwawe, igukunda, ikuzi, ikuzirikana. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo utakurusha gusenga ntazagutera ubwoba. Ngira ngo icyo yashakaga kuvuga nuko niba ufite Imana ku ruhande rwawe nta cyakunyeganyeza. Iyi Mana igenga byose, iyi Mana itegeka bikaba, ibishatse mu mwanya muto, yo ishobora gufata umuntu wari ku irembo nka Moridekayi, umugoroba umwe, mu gitondo bugacya, ngira ngo ari mu bakomeye bo hejuru. Ishobora gufata umuntu wari muri gereza nka Yozefu, umunsi umwe ibintu bigahinduka, akaba nka Premier Ministre w'igihugu. Irahambaye, ntigendera ku gihe nk'icyacu, yo ntabwo igendera mu gihe kuko yaremye igihe. Hari igihe twe twibwira twavuga ngo yewe ngo nuko ngo kubera ko ngo umuntu ageze imyaka runaka ngo ubwo nta kibyaye, ubwo bimeze bitya, amaze imyaka ingana gutya ntarashaka, ubwo singishatse, ubwo ntabonye amafaranga mu myaka 30 y'ubuzima bwanjye buriya biranze, ubwo ngeze iyi myaka ntarabona impano yanjye yaka, buriya biranze. Imana ikora hanze y'igihe kuko yaremye igihe. Imana ntikorera ku bwenge bw'abantu kuko yaremye abantu n'ubwenge. Iri hirya y'imbibiza umuntu izo arizo zose. Imana ntigengwa nabambwiye ngo bagize gutya bashyizeho amategeko runaka. Ntigendera ku mategeko y'isi ngo tuvuge ngo yewe ngo noneho ngo ishyanga ngo ryashyizeho itegeko rimeze gutya ngo nitwemere ibi nidusinye ibi nitutemere ibi ntibigenda gutya. Imana iri hejuru y'ibyo bintu byose. Ngo byavuzwe gutya byagenze gutya, hemejwe iki? Peu importe, tutashingiye ku bashyizeho ibintu n'ubu kukomera kwabo no guhambara ko Imana irabarenze byo bose. Tudashingiye kukuremereye no kuvunnye no kugoye, Imana irabarenze bose. Imana iri hejuru ya byose, Imana irahambaye. Iryo niryo jambo ryo guhamya kwacu uyu munsi, kugira ngo wongere uyizere, uyigarurire icyizere, umenye ko Imana muri kumwe ntabwo ari amagambo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko ngo iby'ubwami bw'Imana ngo atari amagambo ahubwo ari imbaraga. Imana muri kumwe n'inyembaraga. Nk'uko uriya mugani uvuga ngo uhagarariwe n'ingoro avoma, ubwo uhagarariwe n'umwami ukomeye atyo, ubwo duhagarariwe n'Imana ihambaye itya, ubwo duhagarariwe n'umwami ugenga byose, ugenga abantu bose, uri hejuru y'ubutware n'ubushobozi no guhambara n'ubwenge, twabyitwaramo gute? Twakwizera. Dukeneye kwizera Imana, dukeneye kwiringira. Hari indirimbo waruvuzeho ko tudakwiye gutinya. Igice cya mbere nicyo twasobanuraho, ntabwo dusenga ngo turushanwe, dusenga tubwira umubyeyi, ariko ntidukwiye kugira ubwoba. Nibyo rwose, ntidukwiye kugira ubwoba. Wa mugani wisobanuyeho neza, icy'ingenzi ni uko twizeye Imana, dukora uruhare rwacu, nabwo twahawe imbaraga nayo turayumvira, ibyo dusabwa tukabikora,
ariko imana iri hejuru y'imbaraga zacu, iri hejuru y'aho tutagejeje akaboko, iri hejuru y'imiyoborere, iri hejuru y'imiterere y'uduce, iri hejuru y'ubutunzi buri aho n'ubudahari. Hari ubuhamya bwinshi, ariko hari uwanyibubwinyihereye ambwira by the way, n'ubwo butaka nari narabugezeho, yari afite ubutaka bufite ikibazo, bwari bwatangiye kwanga kwera, ariko yizera Imana asengera ubutaka. Abaturanyi be nabo barahingaga, nawe ahinga, urumva ni abantu bakora umurimo w'ubuhinzi, aho biroroshye cyane, birumvikana gukoresha ifumbire mvaruganda, gukoresha ifumbire mborera, bya bindi bisabwa byose pe baragerageje, ariko hari igihe byanga, igihingwa runaka kikanga. Ariko yicaye aza gutekereza ko Imana iri hejuru y'ibintu byose, nawe atangira kuhasengera, asengera ubutaka, Imana imuyobora ibyo agomba gukora. Yakoze ibintu ku bahanga b'ubutaka batatekereza ko bishoboka, ariko nibyo Bibiliya itubwira ukuntu akondo Yesu yagafasha agashyira ku maso y'umuntu kakamukiza. Ubwo nako igikorwa gihari ni ukwiga guca bugufi no kwizera Imana, ko yuhindura n'amategeko. Nubwo ubutaka bujyamo umunyu ungana gutya n'ibimeze gutya kugira ngo buringanire, n'ifumbire ingana gutya, ishobora guhindura amategeko kugira ngo tumenye ko ari Imana. Atari uko buri gihe bikora, ariko kubera ko Imana yagusabye kubikora, bikaba ari cyo bikora. Rero arabusengera, akora ibyo Imana amusabye gukora, ntavugira aha ngaha. Ariko nyuma yaho ubutaka burera, imbibi ze zirera, ubu barasarura ku kigero cyo hejuru, kandi ubutaka byari byanze, bavuga ati aha hantu twaguze haraduhombeye, turaza kubigenza. Ni Imana itegeka rero ubutaka, ni Imana ijya itegeka udusimba turi munsi y'ubutaka, imiti yananiwe kutwica, ni Imana ijya ihindura ikirere, imvura yari igiye kugwa ari mbi cyane, abantu bagasenga bakavuga ngo nyuma y'iki kirere hejuru yacyo hari Imana. Ni Imana ijya ifata indege yari yataye icyerekezo, urimo agasenga, Imana indege igasubira mu cyerekezo. Ni Imana ishobora guhindura ibintu isi yagambiriye byose, abantu bagasenga bakavuga ngo Mana, ngo ya ubu butaka, ubu butayu turabwanze, Imana ikabihindura. Hari ibikurikira, hari ibyo itangira kubahishurira nk'ubwenge bwo kwikora, ariko biba byahereye ku Mana. Ni Imana ishobora gukura intambara mu gace yari iri kuba. Ni Imana ishobora gutuma abari bavuze ngo ntituzahura banganye, ari abavandimwe badashobora guhuza, ejo bahoberana bakarirana ku ntugu, bakavuga ngo twapfaga iki ntacyo tuzi. Ni Imana ijya ifata ingumba babivuzeho, yarangije rwose yiyakiriye ikahiro byabo. Ni Imana ijya ifata ahantu hari ubutayu ikabyuzamo iriba rikaza. Ni Imana ihesha agaciro ibyawe bidafite agaciro iyo yizeye. Bidusaba iki rero? Kwizera Imana no kuyiringira no kumenya ko ishoboye byose. Rega hari aho Yesu yabwiye umuntu umwe, aravuga ngo bikubera uko wizeye. Niki wizeye ku Mana? Akenshi niyo yajyaga gukiza abantu yaramubazaga ngo ukeneye iki, arabibona ko amaso atareba, akamaza ngo ukeneye iki. Iri jambo tureke kureba ryo kuvuga ngo nkeneye kureba, nkeneye kugira iki, ahubwo tuvuge ngo ese urabona nabishobora? Wizera ko mbishoboye? Wizera ko ari njye ubikora? Wizera ko nabikora mu buryo bwanjye? Kuko niba ari njye ndabikora mu buryo bwanjye. Hari igihe twizera Imana mu buryo bwacu, niyo mpamvu rimwe na rimwe turatwa ngo ibi bintu bavuga ni ikinyoma, ngo twizera Imana ntituyibone. Hano turi kuganira ngo yarayizeye arashya, rwari urugero n'imvugo z'ikijya, ariko icyo yashaka kuvuga ntibyamuhiriye. Kubera iki? Rimwe na rimwe tujya tugira ngo twizeye Imana, ahubwo turi kuyobora Imana. Niba wizeye Imana, reka ibikore mu buryo bwayo. Ishobora guhindura wowe, ishobora guhindura uri imbere. Ushobora gusenya Mana, umuntu ndamwanga arampemukiye, Mana umuhane. Imana ikabona ntikeneye guhana umuntu, igahindura umutima we ikaguha imbabazi. Hacaho umwaka mugendana, musigaye muhura no muri business munafatanya, bata ariko niki cyabaye? Umuntu uko namwangaga yari yambabaje, byagenze gute? Barasenze, ariko Imana yahinduye situation, yahinduye uko wiyumva kuruta wo hanze. Hari n'igihe udasenga Imana ikabikora, kuko Imana ikora byinshi birenze no dusenga. Kuko twumvishe ijambo ritubwira ngo ifite ubwenge butagerwa ntibupimwe. Ifite ubwenge butagerwa. Ntekereza ko biracyatugarurira
ikintu wari uvuze cyo kwizera Imana. kwizera Imana Ni uwuhe muhanuzi muri Bibiliya bavuga ngo n'ishoka yari yatakaye mu mazi bayikuzamo igiti? ni Elisa. Ibyo bintu biri reka mbivuge mu cyongereza beyond the laws of physics. Yes. Birenze fizike kuko mu bintu twize Gufata icyuma. mu bunyabugenge niba ari ubunyabugenge sinzi ko babyita mu kinyarwanda. Yeah, Icyuma mu nticyazamurwa n'igiti. Yego. Icyuma cyazamurwa ngira ngo na ema cyangwa Yego. ariko Imana Ubukorozi. ifite ukuntu ijya ihindura ibintu. Umuntu n'uburemere bwe ntiyahagarara hejuru y'amazi ngo bikunde. Utikiri kuri aho icyuma kiraremera kikika. Igiti cyo gishobora kureremba bitewe nuko kikagenda kika gake cyangwa se bitewe nuko cyorohereye sinzi kikaguma hejuru. Ariko nigitangaje ko ufata icyorohereye kikazamura ikiremereye. Ibaze kigahindura Imana ishobora gufata amazi yari inyanja amanuka ikahindura umuhanda ngo agahagarara nk'inkingi. Yego. Utanakoresheje ikindi cy'imashini cyangwa ibintu inkoni yonyine. Yego. Imana ishobora gufata izuba mu gihe cya Yosuwa ikarihagarika ntirirenge. Yego. Hari igihe ikora ibintu birenze, hari ibintu igikora tujye dukunda kubiganira, hari ibintu ikora bikaza mu buryo busa nk'ubugaragara bworohereye, waha ibisobanuro bisanzwe, warwaye ugiye kwa muganga, muganga aguhaye imiti urakize. Ibyo ngibyo ku muntu utizera Imana ashobora kubifata nk'ibintu bisanzwe, wabivuze ni ubwenge. Ariko kuwizera Imana abonamo ikiganza cy'Imana. Ariko hari n'ibindi bintu Imana ikora ukabona ko aho ngaho nta bwenge ntawabyiyitirira. Rero byose Imana irabishoboye, ikora mu nguni zose, ikora mu mpande zose, ishoboye byose. Bibiliya yuzuye ingero z'ibintu Imana yagiye ikora bitangaje. Bishoboka bite ko umujyi warwanywa n'abantu bari kuvuza amakondera n'imuri? Bishoboka bite? Ibintu bya kane ibindi bimenetse. N'ibindi bishoboka bite ko abo bantu batsinda umudugudu? Bishoboka bite ko waba uri kurwana n'ishyanga? Bibiliya irabivuga. Ugasenga Imana uyibwira ngo Mana twereke inzira, tubwire icyo gukora. Wabyuka ugasanga basubiranyemo. Barinze bava iwabo bate baza gusubiraniramo bahita muke bagiye inama baremeza baza ku rugamba bageze aho bashwaniramo ngo baricana, ukabyuka usanga byarangiye. Rero Imana yacu irahambaye, ikora mu buryo burenze imitekerereze yacu n'imbibi zacu. Tuyizere ifite byinshi. Uvuze ikintu gikomeye, ntituyizerere mu byo twe dutekereza. Niyo mpamvu dutekereza ko twizeye tugashya, kuko hari ukuntu twashakaga ko ibintu bigenda, ariko nituyizera tureke n'inzira zibi zayo n'imikorere ibi yayo, twe twizere ko bizagenda neza. Amen. Twizere ko bizagenda neza kuko Imana yacu ni Imana ikomeye, ni Imana iri hejuru ya byose, ni Imana yo kwizerwa. Kuki impamvu y'iri jambo ni ukugira ngo ureke gutinya. Uwo waba uri wo wese wita kudatunganye cyangwa se wita kutunganye, Imana ni Imana iri hejuru ya byose, kandi yatanze ikiguzi ku buzima bwawe kugira ngo nuyizera ugaruke mu rubyaro rwawe. Usa nk'aho ubuzima bwawe wari wabushyize kure y'Imana, witekereza yuko ari Imana y'ibitekerezo. Hari n'ubwo wenda wageze aho kwibwira ko Imana yashyizweho n'ibitekerezo byacu atari ko biri, ariko mu by'ukuri siko biri. Imana iri hejuru ya byose. Niba Imana ushobora kuyishyira mu ntekerezo zawe, wowe ninde wagushyize mu ntekerezo zingakurema? Ni Imana. Irebe iyo usinziriye ugashyiramo igihe uri bukangukire ugakanguka, hagati aho uba wagiye he? Ni Imana. Reka twemere yuko hari ibyo tudashoboye nk'abantu, kandi koko birahari, ariko se rinde ubishobora nyuma yaho. Hari ikintu gituma ibintu byose biba, icyo cyose ni Imana. Wavuga ngo mbeshejweho n'amaboko yawe yanjye, nibyo ku ruhande rumwe koko bigusaba gukora, ariko rinde uguha izo mbaraga zo gukora. Se ntujya uca ku bantu badafite amaboko kandi bakayifuje. Nagize ubwenge ngera ahangaha, niki cyatumye utagira ikibazo cyo mu mutwe? Ni Imana. Hari ibyo twirinda nk'abantu tugashyiramo imbaraga zacu, ariko inyuma hari ukuboko kw'Imana gukomeye cyane. Twahawe amaso areba imbere, ariko ibituba inyuma ntabwo tubizi. Natwe aha twicaye ntabwo tubizi. Tujya twumva inkuba zakubise abantu, niki gituma itagukubita? Hari ukuboko kw'Imana. Hari ukuboko kw'Imana. Ese kuki ibyo byose tubivuga? Kuki ibyo byose Imana abishyize iruhande rwacu ngo duhore tubireba? Ni ukugira ngo bitutere kwizera, tubone ko hari Imana iri hejuru yacu, kandi idukunda, kandi ishaka kutuyobora.
binadutere kuba tudafite ubwoba. Rero dushire ubwoba, twizere Imana yacu kandi ibyacu byose bimenywe nayo, tuyizere, tuyemerere iyobora ubuzima bwacu. Ibyo bishoboka gusa iyo uhaye ubuzima bwawe Kristo. Noneho ntikuyobora gusa, muranaganira, mugenda muvugana, urayumva kuko Imana iriho kandi igira neza. Ntibyakunda rero gusa binyura muri Kristo Yesu. Aho ubundi twabona ineza rusange, ariko kwimenya nkawe, ya Mana y'igihangange, kugira ngo uyimenye nkawe, nuko binyura muri Kristo. binyura muri Kristo Yesu. Rero uyu munsi niba ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza, kugira ngo wumve imbaraga ze kandi ubone gukora kwe mu buzima bwawe, umwanya n'uyu nguyu, reka dusengane. Mwami Yesu, ndagushimiye ko uri Imana yanjye. Mu gukomera kwawe kose no guhambara kwawe kose, wemeye guca bugufi kugira ngo ndonke. Uyu munsi nguhaye ubuzima bwanjye, ngo ubugenge, ubuyobore kandi ubutware uko ushaka. Ndabuguhaye uko bumeze kose, n'ububi bwanjye bwose, n'intege nke zanjye zose, n'ibyo natekerezaga ko ari imbaraga zanjye byose ndabiguhaye. Nakiriye ubuzima bwawe bwuzuye ineza, bwuzuye imbaraga, bwuzuye urukundo, bwuzuye ibyiza muri njyewe no kuri njyewe n'abanjye. Uyu munsi unkure mu gitabo cy'urupfu, unkure mu nzira z'abarimbuka, unjyane mu gitabo cy'ubugingo, mu nzira z'abagana mu ijuru. Umpindure, unshoboze kandi uhindure imirebere yanjye n'imitekerereze yanjye, kugira ngo mbone ubuntu bwawe bungose, mbone urukundo rwawe rungose, mbone imbaraga zawe zingose umunsi ku munsi. Ndekuriye byose wowe, kuko menye ko uhambaye kandi ugenga byose. N'ubuzima bwanjye ari ubwo mwami nabwo bwari mu kiganza cyawe, ni wowe ubugena. Ndabukurekuriye ngo ubuyobore kandi ubutware, mwami Yesu, mu izina ryawe mbisabye nizeye, amen. Turabashimiye kubana natwe muri iki kiganiro. Ni Imana ikomeye iri hejuru ya byose, Imana igenga byose, igenga n'intege nke zacu burya, igenga n'ibyaha byacu twe byatunanira kubirekura, ariko Imana ikabitegeka bigakunda. Igenga ibyiza byacu nabyo yabirema cyangwa se ikabitwara uko ishaka. Reka dushime Imana kuko Imana yemeye kuba umuntu, ibana natwe turayakira. Turagushimiye Imana mu buhangange bwawe no mu gukomera kwawe, mu mbaraga zawe zose no mu ngano yawe no mu bwenge bwawe butagira akagero, kuwemeye kwicisha bugufi ukaza ugapfa kubw'ibyaha byacu kugira ngo tukumenye. Noneho uture muri twe, ntuture mu nzu zubatswe n'abantu, abana b'abantu, ahubwo uture muri twebwe. Urakoze Mwami Imana, komeza kutwishurira kandi tugusubije ubuzima bwacu, gukomeza ubuyobore. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Shalom shalom. Shalom shalom.